Shalom shalom, Yesu ashimwe. Ndagusuhuje igihugu cyose uherereyemo. Shalom shalom. Karibu dusenge. Ngewe tugiye kubana muri aya masengesho uri kumva kuri mikro ndi Mame Ebenezer. Karibu dusenge. Mamavuta Yesu mbone kwaka, mamavuta ndakwinginze, mamavuta Yesu mbone kwaka, mbone kwaka burinde bucya, turirimbe turirimbe hosana tugusingize, wowe mwami mwami mwiza utwara abami, Yesu tugusingize. Amen. Mwaramutse niyo mpa amavuta Yesu mbone kwaka, mpa amavuta Yesu y'umwuka wera nyinjirane muri uyu mwaka mushyashya wa 2026. Dukomeje gusengera uyu mwaka. Mpa amavuta Yesu mbone kwaka burinde bucya, burinde bucya ninjiye muri uyu mwaka mushya naka mfite amavuta y'ijambo, mfite amavuta yo gusenga, mfite amavuta y'umwuka wera, imbuto z'umwuka zirimo, mfite amavuta mu mperezo yanjye, mfite amavuta yo kwizera, mfite amavuta. Nta mavuta Yesu. Iyi ndirimbo iri kumfasha cyane muri iki gihe cyo gusoza umwaka no gusengera umwaka mushya. Indirimbo igitero cya mbere n'inyikirizo ni indirimbo ya 437 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Imana ishimwe, umwami ahabwe icyubahiro. Reka rero twature umugisha kuri uyu mwaka, umwaka tugiye kwinjiramo. Turasengera mu kubara 6 umurongo wa 23 turageza ku wa 26. Haravuga ngo, bwira Mose n'abana be uti uku abari ko mujya muhesha Abisiraheli umugisha muti, Uwiteka guha umugisha akurinde, Uwiteka kumurikishirize mu maso he akugirire neza, Uwiteka kurebe neza aguha amahoro. Amen. Iri jambo tugiye kuryatura ku mwaka wacu. Uraryiyaturaho, turaryatura mu ngo, mu miryango, turaryatura mu mirimo y'amaboko yacu, n'iza proclamation tugiye gushyira muri uyu mwaka wa 2026. Kwa uyu mwaka tugumye kuwusengera. Muri iki gitondo turasengera n'ubundi uyu mwaka ukinguza imiryango, ibyo wari waribagiwe ubwira Imana, imishinga yawe, abo ushaka kwizerera. Ni umwanya mwiza wo gusenga. Imana dushyireho ubundi buntu bwo gusengera uyu mwaka. Uravuga amazina yawe. Ngewe Mame Ebenezer, muri uyu mwaka tugiye gutangira wa 2026, ndatura umugisha mu izina rya Yesu. Uwiteka wabwiye Aroni ngo azajye yatura umugisha, ubibwira n'abana be, abariko azajya ahesha umugisha Abisiraheli bose. Abisiraheli ni twebwe, natwe turi abana bawe mu buryo bwo gucunguzwa amaraso na Yesu Kristo. Ntabwo turi Abisiraheli ku mubiri, ariko turi abana bawe biciye mu maraso ya Yesu Kristo. Ni muri urwo rwego nanjye mpagaze muri iri jambo no mu buntu bw'amaraso ya Yesu Kristo n'imbabazi zo ku musaraba i Golgotha, no mu neza yawe mwami, ndiyaturaho umugisha. Nge Mame Ebenezer, Uwiteka mwami wanjye, Mana nziza, El Shaddai Elohim, ndatura umugisha. Uwiteka umpa umugisha muri uyu mwaka wa 2026. Umpa umugisha mu biganza byanjye, umpa umugisha w'amagara mazima, umpa umugisha mu gukorera Imana, umpa umugisha mu migenzereze yanjye, umpa umugisha aho nzerekeza amaboko, umpa umugisha mu izina rya Yesu. Ahantu hose umpa umugisha, mu bantu umpa umugisha, mu kirere umpa umugisha, wo mu butaka umpa umugisha, wo hafi na kure umpa umugisha, ngenda ngaruka umpa umugisha mu izina rya Yesu. Kandi undinde mwami muri uyu mwaka dutangiye, kuva mu kwezi kwa mbere kugera mu kwa 12
12 undinde. Ijambo ryaravuga ngo undinde nk'imbonyi y'ijisho. Zaburi niko yavuze. Nanjye mwami undinde uko imisozi igose Yerusalemu, ungoteshe umwuka wera w'umuriro, ungoteshe za ngabo zo mu ijuru zimwe zirwanisha umuriro, ungoteshe abamarayika barinzi, ungote mu mpande zanjye zose. Ibyo nzakora byose, aho nzajya hose, abo uzanyoherereza bose mwami, abatava ku mwuka w'Imana abo ngabo ubirukane, marayika w'Uwiteka birukane. Ibitava ku mwuka wera w'Imana ubindinde, abatava ku mwuka w'Imana batoherejwe n'ijuru abo bose bakurweho. Gahunda zose na pra zose zitava ku mwuka wera w'Imana ndazisheshe mu izina rya Yesu, ndazisibye n'umwuka wera w'umuriro. Ibyandiko byose bitava ku mwuka wera inzandiko zitava ku mwuka w'Imana bishwanyagurikire mu maraso ya Yesu, zishwanyagurike mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo abantu bari banditse bibi kuri uyu mwaka, pra zose za Satani n'abagome n'abakora Satani, ndazisibye nzikujeho amaraso yawe. Nkubisemo umuriro w'Imana utwike buri kintu cyose, ingabo zose zari zampagurukiye zose zishye zikongoke. Marayika w'Umwami Imana abirukane, abazateranira kundwanya batatanire mu nzira zirindwi mu izina rya Yesu bataranshyikira. Mwami Yesu uzanteraniraho wese mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu wowe uzaba ubateranije. Ijambo ryawe rivuga mu izina rya Yesu. Uwiteka undinde ku manywa na nijoro, undinde muri buri kwezi, muri buri munsi, muri buri saha, muri buri segonda, muri buri tsiyerisi, muri buri munota. Undinde mwami mu bihe byanjye byose, umpaye undinde uyu mwaka, undinde mu izina rya Yesu. Uwiteka umurikishirize mu maso hawe. Haleluya. Ntawakubonye mwami ngagume gutyo mwami, umurikishirize mu maso hawe nkubone mwami, nongere kukubona. Narakubonye wewe wambeshejeho imyaka yose itambutse, no muri uyu mwaka nkubone mu izina rya Yesu. Ungirire neza mwami, nongere mbone neza yawe. Nakiriye neza yawe muri uyu mwaka, nakiriye neza yawe mwami. Uwiteka undebe neza mwami, unyishimire, kuko nunyishimira ntacyo utazampa, nunyishimira ntawe utazangeza, nunyishimira ntacyo utazankorera. Unyishimire mwami. Haleluya. Umpa amahoro, nakiriye amahoro aguturukaho. Haleluya. Nakiriye amahoro utanga. Umpa amahoro mu bantu, umpa amahoro aho mu byo nkora, umpa amahoro aho nkorera, umpa amahoro muri iki gihugu, umpa amahoro mu muryango, umpa amahoro mu bana, umpa amahoro mu rugo wanyubakiye, umpa amahoro mu nzira zanjye zose, umpa amahoro ndyamye ku manywa na nijoro, umpa amahoro ngenda, umpa amahoro mu izina rya Yesu. Mu nshuti zanyu umpa amahoro mu mubiri, umpa amahoro mwami mu izina rya Yesu. Urakoze mwami, kandi umugisha utanga mwami ntago wongeraho umubabaro, kandi umugisha utanga mwami ntago wongeraho umubabaro. Ndabyakiriye Yesu uko wabigambiriye muri uyu mwaka 2026 aba ariko biba, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yesu ndagushimiye, urakoze mwami kuri izi proclamation uyu munsi uganze, utegeke byose birakumvira. Ukwizera kwanjye nuko wa munsi we nawe nkwatiyeho umugisha, uko uyu mwaka uri kugenda ushira, watarikiwe nkwatiyeho umugisha, amasaha yawe nkwatiyeho umugisha. Uwiteka undindiremo imigisha yanjye kuba yingeneye, ubuntu bw'uyu munsi bungere kuba bigambiriye. Umurikishirize mu maso hawe, ungirire neza uyu munsi, undebe neza mwami, kandi nkubone mwami, kandi umpa amahoro. Haleluya. Amen. Uwiteka we waremye ijuru n'isi, Uwiteka we wampaye Yesu, Uwiteka wowe urema bikaremeka bikemera, Uwiteka we wampaye imbaraga z'umwuka wera w'Imana. Ugumye ubane nanjye mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Yesu, urakoze mwami. Amen. Shalom. Yesu abarinde.